Abaroma 12 n'umurongo waho wa 21. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Amen. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe icyo kibi icyiza. Iri ni ijambo rikubwira ko muri wowe hashobora kuba harimo ikibi, ariko wirinde cye kukunesha, kuko Imana hano itwereka ko no muri twebwe harimo icyiza, no muri twebwe irimo, kuko turemwe mu ishusho y'Imana isumba byose. Kandi kibi kiri represente cyangwa gishushanywa n'umwanzi Satani. Bivuga ngo nubwo muri wowe icyo kibi kirimo, ariko ureke icyiza kinesha icyo kibi. Ureke Imana, ureke imbaraga z'Imana, ureke ubwenge bw'Imana bubashe kunesha ikibi kikurimo. Hano naguha agatekerezo cyangwa inkuru yigeze kubaho y'abagore babiri mu gihe cyari cy'intambara ya mbere y'isi. Umwe yahishije abantu, arabahisha b'Abayahudi bashakwa, arangije abwira abari baje babashaka, arababwira ati nta bantu mpishe, baragenda bajya kubashakira hano. Undi baje kubashaka, arababwira ati mu mutima we ngo ntiyabesha Imana, abwira abo bantu aho ko yabahishe, avugisha ukuri, abo bantu barabica. Nawe nkubajije muri aka kanya, ese muri abo badamu babiri uwakoze neza n'uwe? Igisubizo nta kindi, uwabashije kubeshya kugira ngo arokore abantu, uwo niwe yakoze neza. Ni ukuvuga ngo nibyo kubeshya ni bibi, ariko icyiza yaragiye gukora cyabashije kunesha cya kibi. Ni ukuvuga ngo mu buzima hari igihe mu mutima wawe haba harimo ibyiza. Reka ibyiza hanyure cyangwa haboneke inzira uyobowe n'umwuka w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo namwe mubicakura nk'inzoka, ariko mu mitima yanyu mugwe neza nk'inuma. Bivuze ngo iri ni ijambo rikomeye ryakoreshwa n'abantu bayobowe n'umwuka w'Imana, kumenya igihe urwanira cyangwa kumenya igihe icyiza kiri muri wowe kibasha kunesha ikibi. Noneho nubwo turi babi, nubwo bigaragara ko tutari beza, nubwo mu biboneka byose nta kintu cyatugaragaza nk'abeza, ariko cya cyiza kirimo imbere muri twebwe kikaganza ikibi cyatugaragaraho. Nirwo rugendo umuntu akora, cyangwa nirwo rugendo rwa Gikristo. Iyo ibyiza bimaze kuba byinshi muri wowe, biganza ibibi, ugasigara utakireba ibibi, ahubwo ureba ibyiza urimo gukoreshwa n'Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya nkubwira ati reka mu buzima bwawe icyiza aba ari cyo kigaragara kuruta ibibi byahashize. Shalom shalom, Imana iguhe umugisha.